ubwo harindirwa imbunda ngo acigufuri ngo rero ngo akugingo kadakomeye ngo acigufuri arinjira akuramo imbunda SMG ngo AK47 ngo akuramo na magazine eshatu ngo ziri loaded ziri nk'amasasu zuzuye amasasu buri magazine ijya nk'amasasu 30 ubwo yasohokanye amasasu 90 umushiracyaraba ngo ubundi ngo ubusanzwe ngo umuntu watojwe igisirikare ukizi neza yazamuye amaboko iyo uri kurwana na aduyi ku rugamba akazamura ari gukoresha imbunda nawe gukoresha imbunda akazamura amaboko gutya ntabwo gukimurasha Minani ngo yarashe babaturage ngo icyo bita rapid mu ndimi z'amahanga yarashe n'umuntu warugiye yarashe mu kigo none yarashe mu baturage ajya no kurasa mu kigo cya gisirikare mu imbere mu gihe abandi basirikare bari bagiye kumva gutabara ikibaye mu giturage urumva bagiye kumva no ni wawe ati no turateye mw'abantu byiza kandi ndabasuje mbifuriza ibihe byiza nitwa Kimana Ernest yo yitwa The Point Africa ndetse nihaho tukaba tugiye kwinjira ndetse tukimbika mu rubanza rwa Sergent ni Sergent Minani Gervais werutse gukekwaho kurasa abantu batanu bakitaba Imana umwe akarokoka uriya muntu umwe yari yagaragaye twaraganiriye kugeza ubu ngubu rero ku munsi w'ejo nibwo urubanza rwatangiye kuburanwa mu mizi cyakora Minani w'icyo Sergent Minani yavuze ko icyambere gituma ataburana uwo munsi ari uburwayi ubugenzacyaha buti twakoze ibimenyetso dusanga Minani Gervais nta kibazo afite n'ubundi uraharufure ndaho ndashima Imana ndakomeye ndi muzima na cyane ko buriya kubemera Bible Abafilipi ibice biri mu rongo wa 4 yavuga ati mushime muhore mwishima na cyane ko Bible twe abayizereramo twizera ko ubundi mu ijambo wungukiramo ubumenyi mu ijambo ubonamo Kristo mu ijambo nuvuga ngo Kristo mubona mu ijambo cyane cyane iyo uri focus mu ijambo hari icyo kuramo ijambo rirarema ijambo rirarema ijambo n'ubuzima ijambo na cyane ko buriya ngo Paul yavuze ngo ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni ngo kuko ari imbaraga ihesha uwizeye wese gukira rero iyo uri mu ijambo ugasoma ubutumwa bwiza muri wowe bukuremamo imbaraga bukuremamo ikizere bukuremamo ndetse burakiza nuvuga ngo ni imbaraga itera uwiringiye wese cyangwa se uwizeye wese gukira nicyo kintu iteka ryose nizera muri ubwo buryo niba nizera mu butumwa bwiza niba nizera mu ijambo ry'Imana niba nizera muri Kristo wabambwe akazuka nkizera igikorwa cyakozwe kinkorewe ngewe kuko Kristo yapfuye kugira ngo njye mbeho niba yarapfuye wari uhari niba yarapfuye no ntabwo ndibujye muri depa ngiye ntabwo najya muri depa ngo nari impari cyangwa se nari impari twigisha nanjye ndakubaza nti yaragupfiriye wari uhari warumbaje meze nte ndabanza kukumvisha ko kuba Kristo ariho nanjye ndiho noneho Kristo akurimo aba muri njye nawe ukamubamo ambamo uvuga ngo rero niba mbamo ndi muzima kuko nawe ari muzima iryo ni ijambo ry'Imana yego kuba ryemera dushimiye Imana cyane nyumbere twavuze ko tuzagaruka ku rubanza rwa Sergent Minani Gervais wahageze mbere urubanza turarwatangira abaturage byari bimeze bite ni abaturage bo mu cyaro birumvikana ni igice cy'imisozi ni igice cyo mu cyayi ni igice cyo mu ishyamba rya Nyungwe haruguru ni ishyamba hano gutya n'ibyayi boye kubona ni igice gikonje cyane n'ahantu hari ubukonje iyo hageze uhita wumva ko nyine muri klima nyine arandahazi cyane hari ahantu ugera ugahita wumva wahise haza ubutita noneho urumva ni igice nyine gikora ku ishyamba ni igice cyo mu cyayi ni igice kiri aho ngaho haba imbeho no mu masaha y'umugoroba ariko no mu masaha wita ngo aba yizuba n'ubundi haba ari imbeho uvuga ngo twarahageze tukimara kuhagera ni urubanza rwatangiye ku isaha 4 za mu gitondo nako byari bipanze ko aribwo rutangire cyakora shoko rwarakera utuntu taduke urubanza rukimara gutangira Sergent cyangwa se Sergent bamuzanye mu mapingu mu modoka ya gisirikare ndetse military police
aherekejwe n'abasore bambaye ingofero z'imituku Abamilitary bafite ikintu cyitwa pisto ku matako, bahagaze rwose ubona bipampye cyane, abandi bafite imbunda nyine ndendizi bamuzengurutse, nk'ungava mu modoka. Nge rero bavuga Sergeant Minani Jerive numvaga ari umuhungu muto, numvaga ari umuhungu w'amagara mato ukina muto cyane, ushobora kuvuga ati wenda ni amaraso y'ubuto yamukoresheje, nkari imyaka 39 bate ko byasa kose hari umuntu ufite behavior inagendanye no kuri taye yiwe, bita taye yiwe irinegirije. Hari abantu bafite taye nkanjye ukunda ndi mugufi, ushobora kuvuga ngo uri umuntu mugufi, kuko ushobora kumbwira ngo ndi mugufi nk'ababara, ariko rimwe ntumva kutangiye kumbabaza babyumvise nuko bimeze. Iyo umuntu ari mugufi kamwe ngo uri mugufi ahita ababara. Iki kintu ndi kuvuga rero abantu bacyumve gutya, uko nge namubonye ni umusore ariko byumve uri trend nkuko bamuvuze, yakoze amakosi mu mazi, bura n'umurwanyi wo mu mazi, azi ngo kurwanisha amaboko je martial art sibyo, azi ikintu cyitwa gukoresha imbunda zinini byane by'imizinga za mizinga by'ibifaru, azi kubirwanisha, yitoje special force, no special force uri trend nkuko bari kubivuga. Umushinjacyaha mbere ko n'ijya mu rubanza yakoresheje ijambo ngo ni umuntu ufite imyitozo ku buryo ashobora no kugukoraho gutya ukamara iminota 30 waguye igihumure. Igihumure ndiko akuna umuntu ajya muri koma iminota 30 Minani ngo agukozeho gutya, trend afite imyitozo afite, agukozeho arana ashobora kugukora gutya, ariko kuri ceinture uko akoresheje ceinture gutya, ceinture ngo abantu 30 cyangwa 50 bamuzengurutse, nta n'umwe ushobora no kumukozaho n'agatoki gutya, afite ngo akoresheje ceinture. Izo training arazifite kugeza ku rwego rw'uko abimaze mu imyaka iri hejuru y'10. Nta muntu ugera ku rwego rwo kubaserija, ku makuru mfite nabajije bavuze ko nta muntu ushobora kugera ku rwego rwo kubaserija ari munsi nibura mu myaka 10 mu gisirikare. Serija rero akimara kuza yaje ubona afite intege nkeya, asa n'umuntu ufite ahantu hamurya ariko utabasha kuhamenya, ubona asa n'umuntu mu by'ukuri udatekanye muri we, umeze nk'umurwayi rwose, wabonaga ari maigre, usa n'umuntu ufite akantu gasa naho ari umunaniro mwinshi cyane. Noneho abaturage rero bari bacecetse mu rukiko, urabizi ko ari uguceceka. Abaturage n'inteko iburanisha yize muhita mwabo, abaturage bose bacecetse ku buryo amajwi yahafatiwe, wumvaga ijwi niba wari ukoresha telefone, ijwi ryazaga nyine riyungure nk'irikurwa muri studio, ko nta muntu wari kuvuga, nta muyaga wari uhari, cyari ikirere gikeye ku rusengero rw'Abadventiste b'umunsi wa 7 hariya centre. Urahazi wari wahagera? Urabyumva? Noneho niho urubanza rwari rukubera, sirikare baramuzana, ngiye mukubisa amaso, kimukubita yaramba ipingu bamufungisha, banakingisha umuryango, bamuzana bakuraho umuryango bakinguye, bamuzana mu ipingu, bamwicaza imbere, bamwicazanye na metere wiwe, yicara na metere wiwe umunyamategeko cyangwa umufasha. Noneho umunyamategeko baricara bategereje iki? Intego iburanisha yari igizwe n'abagabo 3 n'abacamanza ndetse n'umwanditsi w'urukiko umwe, ubwo bari abantu 4 bari kuri ya ntebe y'imbere. Babanza gufatira umwanya w'ijambo, noneho avoka banza gutanga icyo bita inzitizi. Inzitizi zimeze ziti, yavuze ko umukiriya warwaye ndetse ko atigeze abona umwanya wo kumuganiriza bitewe nuko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ngo yaketse ko afite uburwayi bwo mu mutwe kubera ko uburyo yamwakiriye, uburyo atigeze yifuza kumuvugisha, uburyo kugeza amagingo yanga nta jambo na rimwe ari yamubwira, bityo ko abona ko ashobora kuba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Noneho asaba noneho ko urubanza rwasubikwa bakabanza bakajya kumuvuza. Icyo cyifuzo cy'uruhande rw'uregwa. Ushinjacyaha birumvikana, uravuga ati umuntu twaramupimishije nta kibazo na gito kuye dusanga afite, ni muzima, ni muryerye. Urukiko ruvuga ko rugiye kwiherera iminota mike kugira ngo babashe kumenya gufata umwanzuro. Bariherereye bafata umwanzuro baraza. Bakimara kugaruka, abacamanza banzuye ko uwo mugabo yagombaga kubona ku itariki 28
itariki 28 urubanza rurasubikwa, rusubitswe biba ngombwa ko itariki 26 bari bagiye kumupimisha ku bitaro, bategereje resulta za muganga. Resulta za muganga zaraje basanga nta kibazo na gito afite ku mubiri, mu mutwe, ubuzima bwe bwose. N'ikimenyetso ngo nuko ari umwe mu basirikare babimazemo igihe, bityo ko ntabwo igisirikare cy'u Rwanda cyari gukoresha umuntu ufite ubumuga mu kibazo cyo mu mutwe. Sagenti noneho bigera igihe babanzura ko aburana. Urukiko ravuga ati ntabwo urubanza rusubikwa, ahubwo rugira gute rurakomeza. Mwavoka baravuga ati niba urubanza muvuze ko rukomeza, genda kwivanyemo. Ahita yivana mu rubanza rati umucamanza bati niba urwivanyemo genda. Urumva araburana adafite umwunganira, arongera ati tubahize iminota ingahe mujye kuganira n'umukiriya wawe. Ati iminota mwaduhereza yose mutwongera igihe kingana iki? 30 minutes. Tubahe isaha, ndashaka nyine ngo igihe gihagije cy'imisi. Tere ntabwo icyo ngiye twakiguha. Uyu mugabo abantu baje bazindutse 28 bari bazindutse ntibabasha kumubona, none uyu munsi bazindutse ntabwo babashe kumubona. Ati rero nta kindi gikurikiraho agomba kuburana. Ati rero mu mpembazi yo kumuganiriza bamujya inyuma, bagiye kuganira, bahageze avoka aragaruka. Nta minota 3 bamaze, ni umunota umwe naho ntabwo warangiye, barongera baragaruka. Ati uyu mugabo rero nagerageje kumuvugisha, yambwiye ko ari kumva isereri, nta jambo ashobora kumbwira, kandi namwe mwabibonye uburyo yikubise hasi imbere yanyu. Mu by'ukuri yaranaguye, yego afite isereri, ubona ko nyine guhagarara afite ikibazo nyine cy'isereri, agaragaza ko arwaye. Noneho avoka yanbanzura ko kumuburanisha, urukiko rwanzura ko urubanza rukomeza, ariko avoka bati ubwo rukomeje ndwikuyemo. Ahita runagenda kuramo toji yakanze abanyamategeko, agaruka yambaye costume bisanzwe. Urubanza yarwumviye rwose ayeri ku ruhande. Kera kabaye bahereza ushinjacyaha umwanya w'ijambo rero. Icyaha cyakozwe gute, yatangira gusobanura agifata ijambo. Umushinjacyaha aravuze ati uyu mugabo yageze muri kara gasantere kitwa urubyiruko ku itariki 13 hari 3 za mu gitondo, ariko mbere yaho yari yasabye uruhushya ikibari, barakimuha cy'iminsi 10. Aho kujya mu kibari abanza ajya mu kabari, agiye mu kabari 3 za mu gitondo yirirwa nk'inzoga. Bigeze mu masaha y'umugoroba aza kujya ku mukobwa witwa Madiba, asaba inzoga bita gin, ariko yitwa ngo icyuma. Je ntabwo nari nzi ko icyuma burya ari inzoga. Ntabyo waruzi? Yakashwe njye mva abantu ngo icyuma nkagira ngo wenda ni ibindi bintu. Oya ni ziranzoga z'amacupa y'ibyuma nyine. Twibera mu rusengero twarago. Urumva noneho ngo icyuma, none se icyuma kirasindisha ku buryo nyine kigiye gifite byo uraha 43 na 42 volt. Rega ntago batishyuye, ndaza kukikubwira uko kiba kimwe. Ntago babishyuye kugira ngo nkubwire ubwoko bw'ibyuma. Wari ugiye ku company zamamaza se bihorera. Kera kabaye icyuma arakinywa, agikura kuri uwo mukobwa witwa Madiba. Madiba ari mu bantu batanze ubuhamya, ndaza kubigarukaho. Noneho Madiba ngo akimara kumuha icyuma arakinywa, akimara kukinywa aragenda ngo ahita mu kandi kabari. Yinjira mu kandi kabari k'umuntu bita Damuru. Amazwe muri ako kabari asaba ngo peti mitsingi 2. Utwo dupeti kamwe kagura 800, cyari 1600. Ubu zarapanze. Simbizi nimba ari uko zinagura, ntabwo mbizi. Bakimara kumeza agapeti ngo kamberera kanywanywa n'aka kabiri, umwana aramwishyuza. Umusore umwishyuje wari umuseriveri muri ako kabari, hari nk'abantu 8, hari nk'abagore 3, harimo n'abagabo 5. Bo uribaza ngo kuki nta mugore barashwe, nabyo turabigarukaho. Kera kabaye ba bantu babaza wa mwana aramwishyuza, yishyuze Serija bati boss Damuru niwe wanguriye. Damuru niwe wanguriye, tishyuza Damuru ati oya ntabwo nigeze nkugurira, twinjiranye muri kano kabari twatuve hano hanze, ntabwo nigeze nkugurira, ishyura. Tumwana nawe n'umukozi ishyura. Umushinjacyaha avuga ko uyu mugabo yabuze amafaranga yo kwishyura, noneho ngo Damuru batangira kuvuga ati ariko umwana wowe wanguriye inzoga, none utangiye kubyanga n'ibiki ngo araza ishyura, ntabwo wasohoka ngaho utishyuye.
ati nta telefone mfite, ngo telefone yanzimanye, ati nimba utishyuye rero ntabwo uri buvaho. Ngo bafata ingofero yari yambaye bayimukura mu mutwe, ngo bamukuye ingofero mu mutwe, ngo noneho ngo uwo mwana ngo amufata gutya aramufima. Amufimye uwo mwana se nawe yararashwe, uyu niwe wanarokotse nyine. Akimara kumufima ngo umushinjacyaha avuga ko ngo bamusohokanye hanze bamususunika, bajya hanze. Bageze hanze ngo uyu mugabo arabishikuza, abishikuje ngo agenda afata umusekirite wari uri hanze, bano banyerondo b'umwuga, amusaba telefone. Amusabye telefone, afata telefone ngo ashyiramo simukadi ye, arangije asubira mu kabari yishyura wa mwana 2600. Wa mu bosi nyiri kabari aravuga ngo ntureba mwana twapfaga iki, mu by'ukuri twarinze tugera aha hose duserera, urinda dushaka no kurwana dupfuye iki nawe. Ndamuru saracyariho, Ndamuru urumva aracyariho, ntabwo yigeze apfa. Ati mu by'ukuri twapfaga iki nge nawe, ati rero ngwino baguhi, noneho nge nakugurira, mu by'ukuri nkuko waruvuze ko nanjye wanakuguriye, ngwino nge nakugurira, baguha agacupa. Umusirikare arangira aravuga ngo ato ko nta nzoga yimbwa, nge ntabwo nanywa inzoga yimbwa ngewe. Undi aravuga ngo imbwa ni wowe sha, ngo wirirwe uzera mu mashyamba. Akimara kuvuga ngo ni imbwa ni wowe sha uzera mu mashyamba, ngo guhera ubwo mwanya ngo aho n'intandaro yaturutse ngo y'umujinya wose. Ngo umusirikare ngo yahise asohoka aragenda, umushinjacyaha ndi gukora kontrandi by'umushinjacyaha, ajya mu kigo cya gisirikare. Akimara kujya mu kigo cya gisirikare ngo yambuye imyenda bisanzwe, ngo atuje. Akimara gutuza ngo aragenda asaba n'ibiryo ararya, ngo arangije ajya aho babika imbunda, bahita ngo Amori. Ageze ahantu babika imbunda, mbona niyo yitwa Amori. Amori ni ububiko bw'imbunda, n'ahantu babika imbunda. Noneho asanga umwana uharinda ngo bamwita Koporo, niba ari Koporo nde ntabwo nibuka amazina neza. Koporo ngo uharinda uyu mugabo ngo Serija yagiye anyonyomba, urumva wa mwana aramwikanga atatora imbunda, ariko nk'ubu ngubu Serija Minani nkurashe ntiwaba wizize, urinda unyonyomba gutyo uri kugenda he. Atesha uri umuhanga, musanze ngo uri umuhanga cyane sha, uri umuhanga cyane, ngurana ngo nateme igihe gisirikare, uri umuhanga cyane, nguzi igisirikare yaje kuhakura imbunda gute, nguzi igisirikare ko gushaka ko nca mu ijambo se kandi nshaka gukora kontrandi yose. Kera kabaye umusirikare ngo arajijisha amuga ngo ngaho ntomekera no gatabi, amudomekera itabi ngo aranywa. Akimara kunywa itabi asa n'usubira n'ubundi mu itente ye, arongera arajijisha, aza noneho aca muri humye ngo wa mukoporo wari urinze imbunda. Akimara guca muri mwihumye wa mukoporo urinze imbunda, ngo yaciye urugi ngo rwaharindirwa imbunda, ngo aca igufuri, ngo warareho ngo akugi ngo kadakomeye, ngo aca igufuri arinjira akuramo imbunda SMG ngo AK47, ngo akuramo na magazine 3 ngo ziri loaded, ziri nk'amasasu zuzuye amasasu, buri magazine ijya nk'amasasu 30. Ubwo yasohokanye amasasu 90. Akimara gusohoka muri ka kabari ngo ntabwo yaciye ku irembo. Akimara gusohoka hamwe babika inkuru y'umwana isubira inyuma mugana n'abanyarwanda. Akingo akiva ku kabari ngo yaciye kuri gate, baramubaza ngo se ngo Minani wagiye mu kibari, ngo ndagenda mu kanya. Hari habaye saa 7 z'ijoro zishyira saa 8, ngo ndagenda mu kanya. Arangije yinjira mu kigo, urumva ya scenario yose nabo. Akimara gufata imbunda rero, akimara kumara ngo kwiba imbunda, ko bamushinja icyaha cyo kwiba imbunda, kuburana ibyaha bitatu ndaza kubivuga. Asohoka mu kigo ngo aciye panya nyine aca ahantu ngo ikigo ngo kuko akimenyereye, ngo nubwo aba ari abarinzi, ariko ngo we nk'umuntu ari ukimenyereye azantu yaciye. Akimara gucika ngo akimara kugenda ngo yahise ngo amanukira muri ka gasantere, hamwe bamutukiye, hamwe bamwambura ingofero, hamwe yari yanze kwishyura. Camanza aravuga umushinjacyaha ikindi bacamanza, uyu mugabo niwe wari wanze kwishyura kugeza naho barinze kumusunsunika gutyo, barinze mu kumukura mu ikofero bari kumwishyuza yanze kwishyura. Yagarutse muri ka kabari ngo yakubise umugeri urugi, yashyizemo isaha. Akimara gukubita urugi ngo yahise akubita mu isasu ngo
ngo abo bantu bahita bapfukama gutyo namubonye apfukama umushinjacyaha yahise apfukama nawe ahita arapfukama ngo bacamanza ngo arangije ngo babagabo ngo bazamuye amaboko gutya yasanze nk'abantu 8 babakecuru umwe yari yasohotse ngo 2 nabo bamaze kugenda hasigaye nk'abantu bangahe batandatu urumva arangije nyirikabari we yari yatashye kare ubwo mwanya akimara kwinjira ngo yahise akubita mu isasu bahita bazi bapfukamye bazamuye amaboko bakizamura amaboko ngo bagira gutya umushinjacyaha ngo ubundi ngo ubusanzwe ngo umuntu watojwe igisirikare ukizi neza yazamuye amaboko iyo uri kurwana na aduyi ku rugamba akazamura ari gukoresha imbunda nawe gukoresha imbunda akazamura amaboko gutya ntabwo gukimurasha Minani ngo yarashe babaturage ngo icyo bita rapid mu ndimi z'amahanga ntabwo yigeze ngo arasanga urusasu ngo yarashe rapid nakoze search nshaka kureba rapid icyo bivuze mu mvugo za gisirikare nuvuga ngo haba hasohoka amasasu 5 kuri rambunda 5 uko bivuze nako n'umushinjacyaha bivuga ngo rapid ararasa magazine ya mbere irashira ngakuramo amasasu 30 arashira ashira mu ya kabiri ubwo amasasu 30 yeso bita umuranduranzuzi uwo no bita umuranduranzuzi amasasu 60 asigana mu masasu 7 yarasha amasasu 53 aho ngaho basanze ibitoryi 44 urabyumva kuko andi masasu ngo yarasigaye mu mibiri y'abantu umva ikintu gitangaje rero umushinjacyaha uko yabivuze yavuze ko hari umwe mu bana w'imyaka 17 reka duhere ku imyaka Ezra w'imyaka 50 yamurashe amasasu 6 Zefani wavutse muri 80 yamurashe amasasu 11 uwo bita wavutse muri 1996 na 5 yamurashe amasasu 13 wavutse muri 2004 amurasa amasasu na kane yamurashe amasasu 18 uwa 2010 ufite imyaka 17 yamurashe amasasu 19 ibitoboro 19 ku bintu byo babonye naho nyine byagiye bisohokera nyina w'uwo mwana arare mwaho ngaho yavuze ngo umwana niba mwishyuriraga amashuri niwishyuraga muri umunama amashuri yahise arira nyine yahise ahungabana City Plaza ngo yamugize inyama we nuko uwo mwanya umushinjacyaha bakimara gutanga iyo version yabo batangira gutanga n'ibimenyetso avuga buri muntu wese agenda avuga ibimenyetso byose ibimenyetso nuko birangiye baheza Serija umwanya Serija akimara gufata ijambo we yaravuze ati ngura mucamanza nuvaga ibintu byose ari gushyira nk'ibikabyo abeshya ngo mu by'ukuri ngo ntabwo ariko byagenze ngo rero ngo gusangira urumva byinshi narabyibagiwe ngo kubera ikibazo cy'uburwayi mfite akajya avuga ari kubona ijambo riri kwikanira ubona ari kwikanira ari kuva kure ati nagiraga vuge ukabona nagiraga vuge urumva ko yasabye ngo nimbabazi mu ruhande arangira avuga ati rero mbere ya byose nsabye imbabazi umuryango nyarwanda nsabye imbabazi imiryango yaba niciye abantu nsabye imbabazi nabo na RDF barizwamo asaba imbabazi nyine hose abanga ati none se umucamanza hari ibyo bindi waba ushaka kuvuga waba uzi utari kuvuga ati hano hantu Serija ngo hano hantu hari ikibazo ngo cy'amacakubiri ngo hano hantu ngo hari ikibazo ngo cy'ingenga bitekerezo ngo ikomeye cyane ngo ku buryo ngo hangaho abantu bose ngo uba bose uri kubona ngo bari kuvuga ngo badashobora kuvugisha ukuri ngo kubera ko hangaho uvuze ukuri ngo urakuzira ngo n'urugero ejo bundi ngo hari umugore ngo batwikiye ikawa ngo kubera ko yari yatanze iki amakuru aha rero ngo kugira ngo abantu bagire ikintu bavuga ngo nta kintu bavuga ngo niyo mpamvu ngo ntawe ushobora kumvugana cyangwa ushobora kuvuga ukuri ariko nyirizina barabizi nabo ukuri kose barakuzi abantu barankubise ati dore yerekana hano gutya ku rubavu haranda kwa agasharo kari gahari avuga ati barankubise ubu rubavu gutya rwaravunitse ngo urumvikana ko bankubise cyane baranditse batangira kuvuga amagambo mabi ku gisirikari batangira kuvuga hano ngo hari amagambo y'ingenga bitekerezo ngo mabi cyane akimara kuvuga gutyo mucamanza aravuga ati asubiza ijambo ushira cyane mwabyumvise ntiyara kuvuga ngo ararwaye tumvishe uburyo avuze mwumvishe uburyo avuze
aha nayo mpamvu rero ahubwo bashimira kuba mwatumye urubanza rukomeza kuko urumva ko ari muzima. Rero icyo kintu ari kuvuga ngo baramukubise, agerageza no kugaragaza ibimenyetso by'uburyo nta muntu wigeze mukubita ngo nta n'inkoni bamukojejeho ngo ikindi. Esera umusirikare uri trend watojwe bya nyabyo, afite imyitozo. Umuturage ashobora kuba afite ceinture akaba ashobora kuyizunguza ntagire umuturage umukoza n'umutwe w'urutoki. Uyu musirikare muri kubona afite imyitozo, asobanura imyitozo yakoze mu mazi yo hehe na hehe, special force, ngo ni umusirikare watojwe kugera ku rwego rw'uko abo baturage bose ko bari baraniwe bari kuzana n'akagari kose nta n'umwe washoboraga no kumukoza umutwe w'urutoki. Umuntu uko yahagarika akagari umva nyine ngende kuvuga ibyo gukora kontrande. Ati rero niyo mpamvu Serija nk'umusirikare ubizi, imbunda nicyo cyemezo cya nyuma umuntu akoresha, ni umwanzuro wa nyuma umuntu afata, urumva. Ariko mu by'ukuri haba hari ubundi buryo bundi bushobora. Niyo mpamvu bamutoza martial art, kwirwanaho, gukoresha amaboko, gukoresha n'izindi bintu byose, agakoresha imbunda, aribwo buryo bwa nyuma busigaye. Ngo umuntu ashobora kujya mu gaco kabanza kabagwamo, akimara kugwa mu gaco kabanza amabwiriza gisirikare ateganya ko ngo arasa, urumva, ari uko ubwo buryo bwose yagerageje bwanze. Niko hakundi bajya bavuga ko umuntu ukoresha iriya mikino yo kwigaragaza iyo akubiswe ayabangira ingata ariyo. No yahise avuga ko ubundi iki gikorwa yakoze ari ukwihorera, ni revenge, yisunga amategeko mpuzamahanga, agaragaza abanditsi bagiye bandika ibitabo ku mategeko agaragaza ko ibyo bagenda bavuga ku kintu kijyanye na revenge cyangwa se kwihorera. Ati iki gikorwa yakoze kwari ukwihorera. Impamvu ako kandi ko kuvuga ngo yagiye mu itente ye ngo yambura n'ifomu ngo atuje acecetse nta kibazo afite, anasaba ibiryo, bivuge ngo ntabwo yari agifite ikibazo cy'umurya cyangwa se cyo kuvuga ngo nyine ngo yabwiye umucamanza ngo murumva icyo bivuze. Urumva icyo bivuze ngo nuko mu mane magambo yari pose, ari gutegura uburyo bwo kujya kwihorera. Rero yari revenge nkingi. Ikindi ngo buryo umuntu agukubise ingumi nawe ugahita umukubita indi, icyo gihe aba ari uburyo bwo kwishyurana bya sinzi ko ndabivuze muri terme y'amategeko, aba ari uburyo bwo kuvuga ngo nimba umuntu agukubise nawe ukamukubita, sibyo, ni umujinya uri guteye by'uwo mwanya, sibyo, ni umujinya uri guteye by'uwo mwanya. Ariko nugenda ukaza kugaruka nagukubise urucyo noneho ukazana umupangu kanko cyangwa umwasi, icyo gihe ni revenge. Ati ikindi revenge yakoresheje iri heavy, iraremereye cyane, kurasa umwana amasasu 19. Uriya mwana yari yagutwaye iki? Ati Sera kuvuga ko bari bakunize, nimba ngire kabarere yakunize ndetse na barumani ko bakiriho, urumva, abo uriya mwana yari yakuzize yagutwaye iki? Nyine agatanga ingero nyinshi. Birangira rero urukiko rumusubije ijambo. Serija agaragaza ko yicuza kwicuza, namaze kubivuga, ndetse anavuga ko asaba urukiko kuzashingira ku buhamya kuko buri mu nyandiko, buri mu bimenyetso byatanzwe, ubuhamya bw'abantu narwo nyine mbega mu yandi magambo ngo yavuze muzashingire ku buhamya, urumva, bw'abatanga buhamya, ngo narwo rushyire mu bushishoza, nyine gukoresha ubushishozi. Mu gihe umushinjacyaha we yasabye ibihano mu byaha bitatu yamushinjaga. Yamushinje icyaha cya mbere kwica ku bushake, ni igihano gihanishwa kwica ku bushake, ni igihano gihanishwa igihano cya burundu, igifungo cya burundu. Kwiba, konona, kwangiza, kuzimiza igikoresho cya gisirikare ni igihano gihanishwa imyaka 5, ndetse no gukoresha imbunda, sibyo, bunyuranyije n'ibwiriza ry'umukuru ni igihano gihanishwa umwaka umwe w'igifungo. Ariko aravuga ngo iyo bibaye impurirane y'ibyaha n'umugambi ku cyaha, icyo gihe bareba igihano gikuru kiruta ibindi, aricyo cya burundu. Uyu umushinjacyaha rero mu gusobanura icyo cyaha cyo kuzimiza, kwiba, gushimuta, yavuze ko iyo mbunda yayibye muri Amori, kuyizimiza amaze kwica abo bantu yagarutse mu kigo cya gisirikare. Akimara kugaruka mu kigo cya gisirikare, ikigo cya gisirikare kigarukanye nk'amasasu 37. Ageze mu kigo cya gisirikare, umwe mu basirikare ashaka kumuhagarika. Ashatse kumuhagarika aramubwira ngo urindi. Ubwo yarashatse gusubiza iki yambunda muri Amori aho yayivanye.
ku buryo nta muntu uzamenya umuntu wakoze icyo kintu. Noneho akimwikanga wa murinzi wa muri aramurasa, arashe, urumva arasa y'amasasu n'ubundi 37 ayamara yose. Icyakora ngo bamusanganya amasasu ngo 5 muri magazine n'irindi sasu rimwe basanze muri chamber cyangwa se genda gusohoka mwe risohokera. Yarashe n'umuntu warugiye yarashe mu kigo, none yarashe mu baturage ajya no kurasa mu kigo cya gisirikare mwe imbere, mu gihe abandi basirikare bari bagiye kumva gutabara ikibaye mu giturage. Urumva bagiye kumva numva ni wawe ati none turateye mw'abantu, nako yakoresheje. Noneho birangira ahisimbutse ikigo yirukanse ajya ahantu bita ku gasantere ngo bita Cyato, afata ya myenda yari yambaye arayambura ayizingazingiramo yambunda ye. Urumva bavuze ko yari agarutse mu kigo gutora igikapu kuko yari yasabye ikibari aje gutora igikapu. Noneho biba ngombwa ko noneho asota ikigo azingazingira imyenda ye mu mbunda, yambunda yizingazingira mu myenda ye. Arangije umugabo muzima ngo aragenda ngo bamufatirana ibitima cubano bitihanika harakumahanga. Birangira gutyo rero umucamanza aravuga ati rero birumvikana esera kuvuga ko abantu bari bagukubise abagenzi bawe bari bagutwaye iki, abasirikare bagenzi ba abakomuredi bawe bari bagutwaye iki kugira ngo barasa byose. Nyine ati ese yurasa urasanzwe ukamufata ubu ngubu bimeze gute? Nuko nyine agenda agaragaza ati ibyo ngibyo byo kwiregura ko avuga ngo baramukubise ko nta n'inkoni yigeze mujyaho n'ibiki, ariko se mu by'ukuri yagiye kurasa abagenzi babarasiye iki. Icyo rero nge nabonye muri uru rubanza uburyo nge nabonye icya mbere ni urubanza rwiciye rurirangiza. Uko byagenda kose prediction yanjye urukiko ruzamukatira, ariko mbona nirushingira kuri ibyo by'ubuhamya bw'uko bamukubise nuko bagiye bamusora bamususunika bashobora kutamuhanisha igifungo cya burundu. Cyo ntekereza bashobora kutamuhanisha igifungo cya burundu, wenda bakamuhiza nk'imyaka 30 n'ingahe, niko mbitekereza, cyangwa 25. Ariko nabwo nkurikije anje no gushaka guhereza abaturage ubutabera kugira kurumva imiryango y'abo bantu n'ibiki babuza babo hagati y'imyaka 35 cyangwa 30 ndetse n'igifungo cya burundu, ndimo hagati ngewe nshobora gukubita ku cya burundu cyangwa cya 35, naho ngaho bihagaze. Ikindi nabonye ni uko abaturage bahariya hari ikibazo gikomeye muri kara gace k'ahantu bita Karambi, kuko urubanza rurangiye abacamanza baze kugenda deputy RPC afata ijambo abwiye abantu atanahana kingenga bitekerezo ya jenoside. Hano hantu mufite byo kwiba by'ibikini biki ubujura, mumenye nyamuneka. Nanajyaho meya Mupezi Narcisse abwira abaturage ati umuntu wumva aziba kuri bunana cyangwa kuri Noheli nasamura akaboko hejuru azazigira aho dusangiye. Umuntu wumva aziba nashyira akaboko hejuru aze, urumva ngiye nawe tuzajya gusangira, tuzirigwana umunsi dusangira. Nuko muyandi magambo urubanza no kurwari rumeze niyo tension ari ku baturage bari batuje. Icyakora ko umushinjacyaha asoma ibyaha bakimyoza, urumva ukavuga uburyo yarashe abantu ngo yo amarangamutima birumvikana ntabwo byari kubura mu rubanza. Nuko kwari rubize koze kontrand y'urubanza nuko ndarurangije. Cyakora se duciye uzasomwa ryari rero? Uzasomwa ku itariki 9 haza bari kwa mbere ejo bundi ku isaha 8 z'amanywa nibwo ruzasomwa. Birumvikana nge nzaba mari naho uzaba uhari Jemba rugukeye. Ubundi muri Yakobo ibice 5:5 yamurivuga ngo 6 banza mbabyibuka neza, niba ngo nugira kuvuga ikintu nyine uvuga ati Imana nibishaka nyine nibyemera Jemba rugukeye nibyemera, urumva Imana nibishaka nzagira nzakora gutya. Ntukajye wumva ngo ejo mu gitondo nzajya, Imana nibishaka. Abasilamu bo babivuga neza nishaka. Umaze kumva impumeko y'abaturage nyuma y'uko urubanza rurangiye, nta bintu byacaracaraga mu baturage? Ntabyo, abaturage bari batuje hariya, kandi abaturage bavuga ngo basanzwe babanye neza n'abasirikare.
umubano mwiza w'abasirikare n'undi urakomeza basanzwe baza abasirikare bagasangira agacupa hariya hari n'ubigeze kumbwira ati se twari kuba tubanye nabi nabo gute kandi tugasangira dute birumvikana umubano n'abasirikare hariya cyangwa se kubana n'abaturage urabizi bakorana umuganda bajyana mu nama yewe ngo banakora n'ubukara bakanatumirana urumva birumvikana rero niba bikoze gutyo ubuzima bwara n'ubu nta kigeze gihinduka buzakomeza kuko ari busanzwe icyakora birumvikana nge nk'icyo navuga abaturage bazajya birinda niba umusirikare bari bamusanzwe babizi ko ari umusirikare barasanzwe babizi ko ari umusirikare bari basanzwe bamuzi niba habonetse n'akantu gatuma nibura akantu kamera nabi sibyo bajye bagerageza umvaga ko abantu matura ari hari avuga ngo uriya muntu bita Damuru ngasanzwe ari umuntu mubi muri quartier ngo nabo basanzwe bamuzi nk'umuntu arabaca ukazi utameze neza birumvikana rero muri ayo makari yiwe ntibamusuzugure ntamuce mw'amazi shaka kuba rero nawe yese azamurira nyine tension agatuma bigenda kuri tuva ari reka ngushimire suragira ngo bisingushimire ngewe uzatubwira bizava mu rubanza birumvikana urubanza nirurangira kutariki n'abantu bazadukurikira tuzababwira updates ko bikoze cyangwa ko birangiye murakoze cyane